نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما يقول الشيمي الله سبحانه وتعالى نقول سبيرا أمهن بوازي بجعل الله سبحانه وتعالى يكون جواكم محمد صلى الله عليه وسلم. bavandimwe bayislam, hari ikintu nifuje yuko twaganiraho mu bupfura no mu kinyabupfura. Hari ikosa abantu usigaye usanga benshi bagwamo mu buryo bazi cyangwa se batazi, kandi bitari bikwiye. Ntabwo byari bikwiye ko abantu bagwa mu ikosa nk'iryo ngiryo. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Qur'an: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bwana Islam, Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye muri murongo ugaragara muri suratul Isra, atwigisha uburyo twakagombye kubana no kubanira ababyeyi bacu. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah subhanahu wa ta'ala, umuremyi n'umurezi wawe, yamaze guca iteka yuko nta wundi wemerewe gusengwa usibye we Allah subhanahu wa ta'ala, kandi aca n'iteka ryuko ababyeyi bagomba kugirirwa ineza. Ati rero, uramutse ugize amahirwe yo kuba ukiriho ababyeyi bakagera mu zabukuru, fala taqul lahuma uff, uramenye ntuzababwire amagambo yo kubinuba. Amagambo yo kubinuba, kwimyoza, buriya ni icyaha. Kwimyoza umubyeyi, kwinuba umubyeyi ni icyaha. Wala tanharuhuma, kandi uramenye ntuzababwire amagambo yo kubakankamira. Umubyeyi ni umuntu w'icyubahiro gikomeye cyane. Waqul lahuma qawlan karima, ahubwo uzababwire, uzabaganirize mu buryo bw'amagambo yuje ikinyabupfura. wakhfidh lahuma junaha dhulli min arrahma. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati: ujye unagerageza wicishe bugufi kubera kugirira ababyeyi bawe impuhwe. Ujye wicisha bugufi, kandi uzagumye kuvuga mu buzima bwawe uti: waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ababyeyi banjye uzabagirira impuhwe nkuko bandeze, bakandera bakangirira impuhwe nanjye nkiri mutoya. Bavandimwe b'Islam, igitumye mvuga iyi aya ni bamwe mu babyeyi, niba atari hafi ya bose. Allah subhanahu wa ta'ala atweretse uburyo tugomba kwitwara imbere y'ababyeyi: kutinuba, kutababwira amagambo yo kubakankamira, kugira ikinyabupfura imbere yabo, kubaganiriza mu buryo bwuje ubwitonzi n'ubupfura. Muri Misiri hari icyorezo cyateye. Bwana Islam, izi telefone Allah subhanahu wa ta'ala yadutije gukandakanda, turebamo, dusoma, dusubiza n'ibindi. Biteye isoni n'agahinda kuba umuntu aruganiriza umubyeyi we ari no kuri telefone. Cyo nagiraga mvuge kuri iki ngiki.
kino cyorezo umuntu umubyeyi aramukumbuye amaze igihe atamubona aramukeneye ko baganira ko bavugana agiye kumusura akimara gutanga isalamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amakuru yanyu akimara kwicara agahita afata telefone atangira guchatinga Facebook Twitter Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye amakuru yacicikana hirya no hino ugasanga umuntu ari imbere ya mama we ari imbere ya nyina ari imbere ya se ari kwisetsa isakeneye kumubwira ibintu yakeneye ko amwumva usanga ubwenge bwe bwagiye vanwe w'Islam iki ni igihombo ni n'igisebo kandi ibingibi bikorera ababyeyi bawe n'abana bazabikorera bikubabaze ko kwisi vanwe w'Islam no kwindikana kwisi n'ugukopana kwisi n'ugukopana ibintu korera ababyeyi bawe no munsi ejo nawe bazabigukorera kandi bizakubabaza ubwo rero kino kintu kukireba gusa kikadutambukaho ntitugihireme ngo tukivugeho ibingibi byaba n'amakosa yakomeye cyane izi ni inenge ubundi ko umwana yaba ari imbere y'umubyeyi we byakabaye binarenze uburyo n'abanyacyubahiro tubabona ku isi baganizwa uzara nk'umunyacyubahiro yamagaye umuntu uburyo bamwubashye ntabwo yafata ikindi kintu ngo ajye kuri telefone gutya ariko umubyeyi wawe wakubyaye buri ari mu nyacyubahiro bawe ba mbere iyo umuganiza kabisa ugomba kuba telefone kuri connection ubundi bishobotse nujya kuganiriza umubyeyi wawe ukayikura kuri connection kabisa kugatereka mwumve ni iminota 20 muhaye reka mutega amatwi ni iminota 30 reka mutega amatwi kibingi bavanye Islam byana vamo n'umuvumo hari abantu hangaha bashavuye muri misi umubyeyi asigaye hamagara umuntu atumuzansura ati aha murasige telefone ni umusura muzasige telefone ko ntabwo ari ibyo فمن البر والأدب إذا جلست مع أبيك أن تنظر إليه نظر المتأدب bagay muamenye batandukanye dukunda gusoma ibitabo byabo no gukurikirana harimo umwe wavuze Sheikhana Allah yahfazuhu Sheikh Sulaiman yaravuze ngo mu bigaragaza ubupfura no kwitwara neza nuko iyo wicaranye n'umubyeyi wawe ugomba kwanza kwicara ukanamurebesha indoro y'ubupfura ntumurebe ngo muhiture umurebe mu maso ibyo ari kuvuga ibyo ari kurya uri kumureba mu maso hoya murebe mu kinyabupfura muvugisha umupfura kandi wubitse wicishije bugufi kera njya nkunda kubibwira abantu hari abantu bajyaga mbona twiganaga kera bari kuganiriza ababyeyi babo subhanallah kubona umuntu kabisa akabyira ati ngewe nta nubwo nzi no mu buranga bwa data iyo muganiza mba ndi kureba hasi nicishije bugufi ndi kumva ijambo kurindi ubwo rero wa alla tashtagil binadharika anhu uramenye ntuzabe busy ubugishwe n'ibindi bituma utamwumva cyangwa se ngo umurebe wumve icyo ari kukubwira yaminan aw shimalan kubona umuntu yibereye isari kuvuga cyamuri imbere arahangayitse ari kureba uburyo ibumoso uno munsi rero ikigaragaza ikinyabupfura gike abantu dusigaye dufite Allah tuyobora duhereze kugira ikinyabupfura umwe muri twebwe afata inzira ngagiye gusura umubyeyi cyangwa se agiye gusura mama we bavanga Islam n'ibingi bintu biganagarukire ku mubyeyi ibibazo bya telefone no kwirengagiza abantu buriya n'abandi ba family banyokorome basowanyu banyokowanyu banyogosenge n'abandi banyogokuru sokuru n'abandi n'abantu mwagombye kuganiriza mu buryo bw'ubupfura atari kuri telefone ari kwandika ari bize na mama ndimo ndakumva rega ukabona umuntu ari muri ibingibi ndimo ndakumva ibingibi ntabwo ari ibyo imbere y'umubyeyi umuntu ukabona ari bize na telefone yandika vuga telefone amagara imbere hari umubyeyi yarangiza akazakubwira ati ngewe mashallah nyansura ababyeyi banjye ntabwo ujye ubasura ujye usura telefone
ujye uvuga ngo njya nsura telefone yanjye ndi kumwe n'ababyeyi banjye, ariko ntukajya uvuga ngo njya nsura ababyeyi banjye, kuko niyo umuntu yitwara gutya nta gaciro aba ahaye ababyeyi. kubera ko kuba wasura umubyeyi wawe, tazuru abaka lahzan wa tahtamu bighayrihi, usuye umubyeyi wawe ukihagera gusa uhita ufata telefone ugahuga cyane, ugashiduka tena wahagurutse tena wagiye. N'ibindi byo tubivuga ibibazo bya telefone bavana ya Islam nta nubwo ari na gucya gusa, no mu buzima busanzwe, aho n'umuntu umumotari amutwaye umumotari, genda na motari kuri telefone, baramutwara kuri telefone, motari wari kwigendera gusa, igihe harasinzirira, igihe hari bugwire, wagiye ntabwo hari. Ibindi ntabwo ari byo bavana ya Islam. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo byumvikane, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala azaduha ubushobozi bwo kugura telefone tuzakoresha, ntazaduhe telefone zizadukoresha. Uno munsi telefone abantu bafite zimeze nk'arizo zo zibakoresha. Umuntu yamara amasegonda ateye kuri telefone ukabona arahangayitse, noneho hari na tuno tuntu tw'udusoneri cyangwa se tuba twuraza ko message yinjiye, ukabona umuntu mu Islam ari no gusari ubwenge yuri muri telefone, ari no gusari tinti telefone karinjiye tinti uburyo telefone yasura uko ariko kose, wasanga umuntu ubwenge bwe buri gukorana n'iki na telefone, ntabwo yitaye ku iswala. Ubundi umuntu yakagiye gusara telefone yaje imije 5 7 yabaye myinshi 10, ukongera ukazi ukayishiraho wakora business zawe. Ibingi byose bavuze Islam rero no kugaragaza n'umutihani twahuye nawo, abantu bamye gushaka gufata nka telefone hari zo zidukoresha, kwa hagombye kugura telefone tuzakoresha, ukayizimya igihe baye ngombwa, ukayatsa igihe baye ngombwa, kandi ukanasa mu bintu byingira kamaro. Niba ugiye gusura umubyeyi ukamenya n'umubyeyi ugiye gusura, niba ari mu iswala kuko kuba wajya gusura umubyeyi warangiza ugahangayikishwa na telefone imbere ye, Islam n'umutihani kandi byareze. Kone umubyeyi masikini umbyara gukumbuye, wari umaze igihe mutabonana, ashaka kubyira udukuru twa hirya no hino, ashaka kugezaho ibibazo bihari muri sosiyete n'ibibazo afite, uri kuri telefone. Umukecuru agatangira, mwana wanjye ejo bundi uko byagenze, urabona mushiki wawe umdare ameze gutya tu, mushiki wanjye mushiki wanjye kabisa, noneho sawa ibaze Islam ari kugira ibibazo bikomeye agombye gukemura no kumva ubwenge bwagiye, wowe uri mu bindi ugaseka, uri benda ukarira emosiyo, kuko ntabwo hari. Ibingi binishyano abantu bashobora kugusha imbere y'umubyeyi kandi batazi. Warangiza rero Islam kava hari ati amvuye gusura papa, mvuye gusura, ntabwo uvuye kumusura, bwa ashobora kukureka rimwe na rimwe kubera n'uburyo umeze n'iyo telefone yawe watanafite, umwereka ko wamaze gutera imbere, ariko ntabwo ari kwitwara neza. Bavandimwe Islam, mu by'ukuri kugira umubyeyi, inna man razaqahu Allahu bi ab aw faqad razaqahu Allahu bi ni'mati al-uzma. Sheikh yaravuze ngo umuntu subhanahu wa ta'ala ahereza kugira inema y'umubyeyi, ngo umubyeyi wari wese yaba se cyangwa nyina ngaba muhaye inema ikomeye cyane, ngi inema izwi n'abamaze kubura ababyeyi. Iyo wifuza ko wenda banagaruka basi bakaba n'abacakara babo, ajya muganiza basi none mu bwitonzi bukomeye, ngi inema yamenwa n'umuntu wamaze kubura ababyeyi. Ubwo rero uzaramuka suye umubyeyi muri twebwe cyangwa se ababyeyi be, ba nyirasenge n'abandi base babo n'abandi, tureke nabo ngabo n'umuntu inshuti yawe usanzwe, ntabwo ari biza kumuganiriza kuri telefone. Bese na umuntu aragukeneye, ugiye kumusura, ugezeyo so telefone watangiye amasaha 2 yose uri biza, ntabwo uri kumuganiza. None n'umutihani ayo usanga bose no bari ku telefone, abantu babiri bagiye gusurana, umwe akicara agatakora mu telefone, nundi akimwa cyadakora mu telefone, batangire bose bakagenda bose bari kuri telefone, nta n'umubyi yundi byo yamusuriye. Ni ibintu umutihani, ntabwo byari bikwiye. Nuganiriza abantu bakuru, turakubona yaba n'umubyeyi, umuntu mukuru kibaru, laysa minna man lam yahtarim kabirana. Nk'Imana ati ntabwo ari muri twebwe
wundi tuha abantu bakuru uruganiza umuntu mukuru umuntu w'umusaza n'umukecuru umushesha kango umuntu kuruta bibere kuri telefone uri busy cyangwa se ufite machine laptop uri kwandika tu uri busy iPad uri busy abandi bari kuvugisha shize kuteri mu matwi ntabwo uri kumva bari kukubwira bimeze bite tanga itekerezo wagiye Basilamu ibintu ntabwo ari byo mu gusoza rero ibi bikaba umtihani ku babyeyi n'abana umubyeyi avuye ku kazi abayereye ku kazi ageze mu rugo abana baramukumbuye barashaka kumugira utugambo uko biriwe uko baraye uko byagenze muri quartier umubyeyi ari busy kuri telefone papa twari twagutumye shikareti twari twagutumye chocolate twari twagutumye iki papa turagukunda papa I love you undi ari muri sawa ntabwo ari kumva ibyo abana bari kumubwira ikibazo gikomeye cyane abavandimwe b'Abayisilamu abana baragukumbuye uri kuri telefone nam Facebook uri gukanda urazamutse status zo zabaye umtihani uri kureba umwana ari kukubwira I love you umwana ari kukubwira papa nakubuze Basilamu ibintu bya telefone tubivuga abantu babyumve byabaye umtihani noneho no kubashakanye uvuye mu kazi umugore agutegereje ushiriza amazi ushyira kuri telefone kubona abantu ntibaganira abantu bakajya kuri telefone paka umuntu akinjira mu gitanda muri supanete afite telefone ibanga kubashakanye telefone ntizikazagere mu gitanda igitanda kirangiriye telefone ntizakore kuri matera abangaba bazabubahana ariko dufite umtihani abantu bashakanye umudamu ari mu gitanda ari gutya twarasinziye ameze gutya umugabo nawe ari hariya nawe nameze gutya bikarangira urumuri rw'amaso n'ikigabisha amaso no gusinzira usimurize bengine ntumubaze iby'umugore ibyo by'abashakanya barananiwe baracoka vanga abantu bafitiye urukundo telefone subhanallah birenze ariko bavandimwe b'Abayisilamu byose ni servo n'amaso biba byarangiritse umuntu akabona ko igihe cye kinini nibura agombye kubakora kuri telefone kandi igihe kinini telefone yikoreraho business sawa ntago nta wabyanga ariko business yagira umwanya wayo ukora business uryamye hari n'abasibaza no muri toilette inna lillahi wa inna ilayhi raji'un no kuri telefone ari muri toilette ari muri ibaze ari kuri telefone kubera icyo ubwenge bwagiye n'amaso yaragiye shaka bakora telefone ayo mpamvu n'abantu bagonga umuntu aratwaye kuri telefone kureba message iringi vu tindi aga message karingiye aratwaye ari guhangana na vola narebeho Bayisilamu tugabanye stress za telefone byatangiye mbivugira ku babyeyi ariko bigaragara nabi Allah radufashe inshallah kino kintu tucyumve kandi tunakibukiranye cyane ko biragoye ndi kubivuga ndabizi wonde ushobora kuvuga ati kubivuga biramworoye ariko ndabizi biragoye ariko tujye dukeburana fa inna dhikra tanfa'u lilmu'minin urwibutso rugira umwemera amana akamaro inshallah jazakumullahu khair wallahu a'lam wa sallallahu ala sayidina muhammadin